byatangiye umugabo ari kuri telefone, umugore nawe ari ku modoka arimo arayikora kugira ngo bagende. Umugabo arakomeza arasakuza ati mana yanjye mbega ibintu byiza yewe. Akiri muri ibyo ngibyo umwana abona papa we yatinze, nuko yageze gutya ashyiramo vitensi ati papa nabonye abikora gutya. Umwana ati papa reka twigendere pe ndabona wowe uri kudutinza bayi rwose. Akoze gutyo rero nuko imodoka yahise yifunga n'imbere, umugore yari arimo akiyikora. Umugore agiye kumva imodoka itangiye kugenda ati rukundo rwanjye papa w'umwana ntabara ariko ntabara, kuki utantabara ariko kuki utanyumva. Imodoka iragenda umwana arayifunguye, umugabo ati ratasha umva nakoreje rwose ka message nizere ko ngo uri kugenda ukabona neza. Umugore arakomeza arataka ati rwose ni mu ntabare, ati ibingibi ntago byashoboka imodoka iranjyanye, urugi rwo rwari rwafungutse. Umugore aravuga ati ninsimbuka irangonga, nuko yagumyemo gutyo. Mu muhanda rero umukobwa nawe arimo agenda yiyumvira umuziki ati mbega umuziki uraryoshye kabisa. Umujura nuko yamubonye abona yashyize amafaranga aho ngaho ku kajipo, n'amafaranga ngomba kubanza nkayafata umuziki nawo ugakomeza ukaryoha. Nuko yaraje aravuga ati ayo rwose ndayatwara gutya, nuko yakuyemo kandi umukobwa nawe yarakomeza yibera ku muziki. Umujura nawe nuko nguko yigendeye, ariko ijipo y'umukobwa yari yafashe akadodo kayo akazirika ku mafaranga. Uko igisambo gitwara amafaranga ijipo nayo ikagenda idodoka uko nguko. Umukobwa ntiyamenye ibyabaye, imodoka nayo irimo iragenda. Umwana yafunguye freyame ko nanone nta kindi kintu arazi gutwara ku modoka, nuko imodoka yatambutse inyuma. Umukobwa wibereye ku muziki nawe ntiyamenye ibyabaye ati sha umva rwose nawe impano iri kugenda umpereza pe tunatwara iki twendi kudukunda pe. Kwambara ekuteri uri mu muhanda ni ikosa. Polisi kazi naho ngaho ari yibereye kuri TikTok rwose ati ibintu ndabona ari sawa pe, kano kariribo ka Kasongo rwose ni sawa ni sawa. Igisambo nuko cyarashe kimuhagarara iruhande kitisa y'amafaranga hariho urudodo reka banza ndukureho mbega ibifaranga ndakize pe. Politikazi nawe akomeza kwisekera aho ngaho. Imodoka imunyuraho ntiyabibona, umugore ati ni mu ntabara imodoka irantwaye kandi ahantu mfungiye ntabwo nabasha kuvamo mvuyemo yangonga. Umukobwa ati mwambonye se ninjye yitwaye sha. Igisambo kitari ku rwose. Noneho polisi kazi umva ibintu byakomeye hanga imodoka ziri kugenda nabi, dore iriya modoka itambutse irimo umwana w'umukobwa ntabwo azi gutwara. Polisi kazi wapi Kasongo yari yamubereye Kasongo ati sha mbega ibintu biryoshye ahangaha. Igisambo nuko kigendeye kandi cyaje ku modoka kiti wa mwana watwaye gahora ariko fata na feri. Mwana ati mfate feri gute se nayo mfashe reka tugende. Igisambo kitari ko wa mwana yo wafunguye urugi, noneho uko ufite ahantu wakanda aho ngaho kubizi kwa rufunguye rufungure ndebe ko nabona umuntu ugufasha. Imodoka irimo irigendera, igisambo kije ngo nacyo kiyihagarike iranga. Umugore nawe nuko nguko yakomeje kunama aho ngaho, si imodoka yakuruze ntabasha kwihagarika bimeze gutera. Nuko cyabonye ibuye aho ngaho ise mena ikirahure sera nkuremo umwana aya ahagari byo naba nibeshyasha reka ahubwo ntambike ibuye hano ku ipine wenda irahagarara. Nuko yaraje ashiramo ibuye rero imodoka nuko yahagaze. Umugore ati mana yanjye ndapfuye pe moteri itangiye no kumbuza umwuka, ese nta muntu uri kunyumva ngo amfashe ngiye gupfa rwose. Imodoka ni ingonga igiti cyangwa ikagonga inzu, ubwo ikibuno cyanjye kirabigenderamo nacyo. Igisambo nuko rero cyagize gutya kizamura urugi rw'imodoka, ariko imodoka yari yabannye ntabwo rwapfa kuzamuka. Igisambo kigaruka ku mwana, ese mwana wakinguye koko wakinguye wakinguye nkashaka ukuntu nabafasha. Umwana aranga. Igisambo kitisenda bigenza ntera agaruka ku mupolisi kazi, umva umupolisi ndagira ngo nyumve hari imodoka iri hariya rwose iri kugenda kandi irimo iragenda nabi, atereka amani nirebere Kasongo sha. Igisambo kitari ko wanyumvise ko ndimo nasaba ubufasha ndimo natabariza abantu ati cacaka se uri murantesha umutwe mu biki ntuntesha umutwe urumva nakubwiye ngo ugende imodoka zirimo ziratembera neza. Umugore yabonye imodoka ihagaze aho ngaho ntiyamenya ko harimo ikibazo. Igisambo kitirana kugira ngo nyifungire reka nigendere pe. Kigaruka kuri wa mukobwa cyamaze kwiba ijipo yo nuko yarangiye atuva mukobwa wamfashije rwose kuko wamfashije mfasha rwose mfasha. Hari imodoka iri hariya kandi rwose imeze nabi. Umva umwana urimo yanze gufungura, umugore urugi rwanze gufunguka n'abarimo imbere agiye kubura umwuka. Umukobwa ati ibyo se ni ibiki reka manze niyumvira akaririmba ahangaha nakagomba gashya kasohotse. Igisambo kitari ko noneho bimeze gute niyo telefone urimo utumva nibyo ndi kuvuga nibyo bekuteri wabanza akagukubita. Igisambo kiragaruka ku mugabo, umva mugabo ati sha umva ndimo nagusharinga kandi ka video ahangaha rwose kameze neza. TikTok yari yabaye TikTok uwo munsi. Igisambo kiti ariko mugabo imodoka hariya ko mbonye rwose irimo iratembera waje ukamfasha. Arebye abona kontaki ku ipantaro, ariko iyi ngiyi bura ntiwasanga iriya modoka ari yera sha. Iyi kontaki ushobora gusanga ari iriya modoka, reka nyitware ndebe ibintu rwose kabisa ni sawa.
umugabo nuko yakomeje kwisekera ntiyamenya n'ibyabaye. Igisambo kitari ko rwose wakumvishe ko iriya modoka ishobora kuba ari iyawe kandi uriya mwana urimo akaba ari uwawe n'umugore uri gufungirwa imbere nawe akaba ari uwawe. Ubwo ugiye kubasimbuza TikTok koko ariko uri igipfamatwi bimeze gute? Reka TikTok yari yabaye TikTok aho ngaho. Igisambo kiti ntago byashoboka rwose ariko urabizi reka njyane no kontakesha nuko yirukanse gutyo bose abanyuraho nta n'umwe umubonye. Igihe ibintu byabereye kuva kare bagaba ati none ubu ngubu ni sawa kabisa wumva ubu noneho ngiye kujya mu kirori n'umugore wanjye n'umwana wanjye reka mbe nkuretse. Ariko umva madamu rukundo rwanjye ariko madamu kutavuga kutanyitabara sarumbwiye ngo ugiye gukora imodoka bimeze gute? Arebye imodoka arayibura umwana aramubura. Ese noneho umugore wanjye yagiye n'imodoka yagiye ko nzi ko muri bose nta n'umwe uzi gutwara bimeze gute? Mbega mana yanjye nemo ntabara imodoka ndayobuze nkeneye ubufasha rwose nkeneye ubufasha. Yarasakuje cyane noneho we bya nyabyo umukobwa arabyumva akuramo ekuteri ibintu biratangaje pe. Nuko yaraje ese mugabo byagenze gute? N'agakabutura aho ngaho ijipo yo indodo zagiye zihambuka ati tuza wa mugabo byagenze gute? Ariko mugabo turabona nyine bagiye abantu batwaye imodoka yanjye irimo umugore wanjye n'umwana wanjye. Ubu se nzababona gute koko n'imodoka yanjye? Kubwo ati none se ngo byagenze gute ko ndumva bidashoboka se? Ubwo se umugore we ntago ari we wayitwayira? Mugabo ati oya ntago aze gutwara ntago bishoboka rwose nta kintu na gito yabiziho. Yararimo arayikora gusa hari utuntu ngo yararimo arakora imbere ariko ntago azi gutwara. Ati mbega noneho umugore wanjye n'umwana wanjye ndababuze. Uyu nawe arebye ijipo yabona indodo gusa se mana yanjye ijipo yanjye se byagenze gute? Kandi ntago byashoboka pe nanjye bantwariye amafaranga bantwarira n'ijipo ndapfuye. Reka duhamagare polisi kabisa zidutabare. Umva polisi turagutabaje polisi nimudutabare. Polisi kazi nuko yaje ese byagenze gute noneho? Atumva polisi kazi we dufashe pe banyibye amafaranga uyu nawe bamutwaye umugore n'umwana n'imodoka. Polisi kazi ati mutuze rwose turaza kubishaka biraza kuboneka. TikTok yari yabaye TikTok. Mugabo ati urabona nyine bafashe imodoka yanjye n'umugore wanjye n'umwana wari urimo barabijyana byose. Umukobwa nati nanjye bafashe amadolari yanjye nayiziritse kuri aka kadodo nyashyira ku ijipo nayo yahambutse mu dutabare kabisa munshakire ijipo munshakire n'amafaranga n'indodo zose. Polisi kazi ati mana se noneho byo ndabikora gutera ese nta muntu muri gukeka wabitwayira? Mugabo ati ntawe nkeka rwose pe. Ubu se urumva nabimenya gute? Umukobwa nati ngiye se urumva nabimenya gute umuntu w'abantu nkariye amafaranga n'ijipo yanjye n'indodo zayo? Igisambo rero cyageze ku modoka nuko cyafunguye cyumva imodoka irafungutse koko nuko cyatabaye umwana. Ati mbega umwana mwiza urimo ese sha niwe wari uri gutwara burya yowe urarenze pe. Nuko yashyize umwana hasi umwana w'ibyishimo byari byamusabye nuko ahise yirukanka reka nigenderesha. Igisambo kitonetse tugiye he kandi reka nigendere njye kwikinira pe. Aba nabo bakomeje kunyura baganira bati noneho uko bimeze reka dushaka ukuntu twashaka imodoka yawe ubwo ni amafaranga yawe turaza kuyabona. Kubwo atari kuwe iriya modoka iri hariya kunoze n'umwana arimo yirukanka bura ntiwasanga ariyo ra. Umugabo ati nibyo rwose uriya ni umukobwa wanjye n'iriya modoka ni iyanjye reka tugende. Nuko bagiye bose bajya gutabara. Umugore w'urugero racyakomeje kumukandiramo aho ngaho ati mbega rukundo rwanjye bimeze gute se? Icyo gihe nuko bakizamuye rero umugore nuko yatabawe ati mana yanjye we naremfuye pe awi mbega nakomeje gusakuza koko nkubwira ngo dutabare. Mugabo ati se umeze neza? Ati rwose turihuse pe turabatabara hari umuntu none kandi watwaye umwana wacu Samantha reka tugende tumushake. Kandi umwana yatabawe ahubwo yahita yirukankira ajya gukina. Ati mbega Samantha ndamubona se ubu ngubu koko? Ati sari hehe? Polisi kazi ati nabonye bakata hariya muze tugende. Nuko birukanse igisambo nacyo kigeje umwana aho ngaho. Mva mwana utongera kwirukanka uguma aha ngaha barahinguka. Tibite wa mugabo? Mugabo ati ngiye rwose umva polisi kazi ntacyo nakoze kuri uno mwana pe. Mugore ati garura umwana wacu. Nuko umugore yaraje afata umwana ntago yarazi byaba yari yunamye mu modoka. Igisambo kiti rwose njya amaboko ndayamanitse ntago nigeze niba ntabwo nirukanka ndarengana. Umupolisi kazi nuko yaje reka ngo fungesha uri umunyabyaha pe. Umugabo ati niko bimeze uwo mugabo ni umunyabyaha uhita umufata pe. Yaragiye kunyibira umwana kunyibira imodoka agomba kujya muri gereza rwose ntazongere kubona ko kabaro konde n'umwotsi wa mucoma ntazongere kuhumurirwa. Umukobwa ati nanjye niko bimeze nanjye yanjyaniye amafaranga gira icyo ukora rwose umukobete umuhane. Polisi mukuru rero yarahageze atari ku bundi byagenze gutanga. Umugore ati urumva nyine afande uyu mugabo yaragiye kuntwarira umwana none turamufashe. Umugabo baramubeshyira kandi yatabaje kare barabyanga. Umugabo papa wa Samantha ati niko bimeze rwose agomba kujya muri gereza
ntazongere kwihumuriza ku kabari cyangwa ku mwotsi wa mucoma. Umukobwa ati nanjye nibyo, yantwara ijipo, antwara indodo n'amafaranga, nimumujyane muri gereza. Afande ati noneho rero reka turebe, reka mbanze mbisuzume neza. Polisi kazi Alexandra byagenze gute? Kare ushinzwe no karitsiye ugenda ucungira umutekano byagenze gute? Mpereza raporo vuba y'ibyabaye ahangaha. Polisi kazi arumva nyine raporo y'ibyabaye, nuko nandi kujya nacunga neza imodoka ukuntu zimeze, naje guhurwa gatoya nuko imodoka ariko zaziri gutambuka neza, nta bantu bigeze bagongana, niyo raporo mfite pe. Afande ati niko bimeze sha, noneho nta mahitamo mfite kucyo nakora ubu ngubu, ariko reka manze ndebe kamera zo mu muhanda ibyo zagiye zifata. Nuko afande yakuye yo smartphone, kamanze ndebe amakamera uko byagenze, kamera y'ahangaha ni kangahera. Arebye mabona imodoka yahagurutse, umugabo yibereye kuri smartphone, umugore nuko agenda agazunguza ikibuno, igisambo kibanyuraho bose kibatabaza. Nuko kiraza gikomanga umupolisi kazi ari kuri TikTok, ari kuri bakasongo sha. Polisi kazi n'ubwo ati mvi ruhande sha, byose afande arabibona. Ati rwose ibingibi ntago byumvikana, bishoboka bite ukuntu waba wibereye kuri TikTok ukamara umwanya ungana gutya ibintu byose bigapfa ntubibone? Polisi kazi Alexandra ati umva boss we, rwose reka ngusobanurire, nta kantu gashyashya kari kasohotse, nanjye ntago nzi ukuntu byagenze pe, nari natwawe. Afande atari kurabizi ceceka wowe. Ati ni gute ibintu bishoboka ariko? Ubundi wowe papa wa Samantha ni gute ujya kuri telefone ukarangara umwana akarenda yagucika agatwara imodoka utabizi, ntumenye ko n'umugore wawe yafungiranywe mu modoka ari gutaka ntiwumve? Papa wa Samantha ati rwose umva afande utubabarire pe, nagere natwawe, nabonaga utuntu twa TikTok tumeze neza. Mukobwa ati byose kuki none mwari mwatwaye kandi nawe yari yatwawe bamwiba n'amafaranga? Afande ati rero noneho wa mugabo we mwese mutuze, urumva nizere ko rwose mutazongera gukora ayo makosa ngo murangarire kuri smartphone ngabana bigenderemo cyangwa se abandi bantu, kuko muri kongera ibyaha. Mukobwa ati ngiye rwose uwo muntu yantwariye amafaranga ibyo muri kuvuga mu bivemo nayansubize, ngarurira amafaranga sha, ubwo niwe wayatwaye pe. Gisambo nuko cyagaruye, subirana amafaranga yawe rwose batajya kumfunga. Polisi kazaragaruka, reka nongere ngo fate sha, nanjye akazi nakabonye umunsi nagakoze neza, nagufashe nafashe Gisambo. Afande ati rero mumenye ko ibingibi kandi nubwo wenda nabirekera ahangaha, ariko wa mugabo ngiye kugufunga nayo kubera ko warangaye ukaba ugiye gushyira ibyago ku mwana n'umugore. Umukobwa wawe n'umugore bataheho utahire muri gereza, ntabwo nawe azongera kureba ku kabari cyangwa kwihumuriza umwotsi wa mucoma. Mugabo ati rwose mutubabarire fande. Umugore nawe ati wimwe ntwarira umugabo nimwihangane, muduha yandi mahirwe ntago azongera kurangara, ubutaha tuzita ku mwana wacu rwose neza. Mugabo ati niko bimeze rwose, mumbabarire, uyu mukobwa wanjye Samantha nzamwitaho, ntabwo nzongera kurangara. Afande ati muya muretse noneho reka mbareke, ariko noneho nimwongera kumamagara ngo hari ikibazo mwahuye nacyo sinzaza kubatabara, ahubwo nimwe nzatwara, kandi ibyo ni kuvuga sha mu byizere muranyumva se? Umugabo ati turakumva rwose, murakoze cyane murakoze cyane. Gisambo cyo bakomeza kugifata aho ngaho kandi cyakoze uko gishoboye, gusa cyatwaye ku mafaranga. Afande ati rero mva wa mupolisi kaziba nawe, reka igisambo kigendere, mureka agenda. Ariko nuko yaramurekuye gutyo. Afande ati umva rero wa mugabo we, reka mbanze ngushimire pe ku bintu wakoze, kubera ko buriya witanze, ariko washyizemo n'ako kwiba, ako kantu no kwiba ko buriya ndaza ukagufatira ngo funge, reka mbanze nawe nkambike ipingo kubera ko wagerageje no kwiba. Iyo umuntu agize neza ntabwo ashyiramo no gukora nabi. Gisambo kitari ko rwose numbabarire, ngiye nubwo nagerageje kwiba ariya mafaranga nari kugira ngo nyashyire nyogokuru wanjye ni umukene. Afande ati oya, nyogokuru wawe ntabwo ari umukene, ntabwo bikorera nyogokuru wawe, ubikora ku bwawe, warananiranye wibye ahantu henshi, urumva ndakujyana pe, nicyo urahanirwa cyonyine. Ubwo rero nicyo uzize, niba ugize neza ntukajye wongeraho n'ibibi. Polisi kaza ati niko bimeze rwose, impamvu nakubwira ngo kino gisambo reka nkomeze ngifate. Yamufatiraga ko yashimusa umwana kandi umwana yari yamutabaye, nta nubwo azi n'ibyabaye. Afande ati rero mva nawe rwose Alexandra, nawe urajyana nanjye ubundi tukwake ikarita y'akazi tukwirukane. Jya kuri TikTok. Se TikTok ni ibiki? Uri mu kazi wajya ubijya muri mu rugo se? Nuko Alexandra ababaye, nuko yatakaje akazi kubera TikTok ari mu kazi. Ukobwa atari ko murabizi we, uriya mupolisi rwose rari mukuri pe, mbonye amafaranga yanjye ariko nanjye narangaye nambaye gutera ndimo niyumvira akagoma gashya kasohotse. Ati rwose ibingibi ntabwo bikwiriye kongera kubaho. Uriya muryango niwo wa mbere, ibintu byo gutaha mukajya kuri smartphone ntimubanze ngo muganire mubaze abana uko biriwe, niba abana bariye, niba boze, niba bize ku ishuri, ntago ari byo. Ugomba kubanza ukareba umwana wawe si yamerewe gute, ukabaza uwo mwashakanye amakuru ye, warangiza ukafata smartphone ukajya kuri Gira Ubuzima TV ukareba akantu gashya kajeho, wamara kukareba ugakanda like, ukagira n'icyo tubwira muri comment, ubundi ukaryama neza ugasinzira neza. Nuko kandi umupapa w'umwana nawe yavuze ati rwose ibintu ntabwo bizongera, ntabwo nzongera kurangara. Umugore ati rwose nawe amasezerano yawe ndayemeye, reka nizere ko kuzambera umugabo mwiza utazongera kujya urangarira muri telefone ukibagirwa umuryango. Umugabo nuko yavuze ati rwose mwana wanjye Samantha ntabwo arazi ko ari wafunguye imodoka, ariko yatumye bose bakanguka. Naho ngo kandi agafilime
birangiriye. Reka twibutse ko iyi ngiyi yari Ubuzima TV, umusobanuzi yari Ubuzima Legend. Niba utarakana subscribe wabikora nonaha. Bye bye naho ubutaha, turabakunda cyane.